Yesu ashimwe bwoko bw'Imana. Reka muri kano kanya tuganire ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu gitabo cyo kuva ibice 2 umurongo wa 11 turaza kugeza ku murongo wa 22. Javuga ngo icyo gihe Mose amaze gukura asanga bene wabo, abona uburetwa barimo. Bukeye abona umunyagiputa akubita umuheburayo muri bene wabo, akebaguza impande zose, abona ntawuhari. Yica uwo munyagiputa amuhisha mu musenyi. Bukeye bwaho arasohoka, abona abagabo babiri b'abaheburayo barwana. Abwira ugiriye undi nabi ati, niki gitumye ukubita mugenzi wawe? Aramusubiza ati, ninde waguhaye ubutware n'ubucamanza kuri twe? Urashaka kunyica nk'uko wishe wa munyagiputa? Mose aratinya aribwira ati, ni ukuri byaramenyekanye. Farawo abyumvise ashaka kwica Mose, maze Mose aramuhunga ajya gutura mu gihugu cy'Imidiyani. Agezeyo yicara iruhande rw'iriba. Umutambyi w'Imidiyani yari afite abakobwa 7. Baraza badahira intama za se, buzuza ibibumbiro. Abashumba baraza barabirukana. Mose arahaguruka arabatabara, yuhira umukumbi wabo. Bagiye kwa Sereweri arababaza ati, noneho ko mutebutse? Baramusubiza bati, nuko umugabo w'umunyegiputa yadukijije abashumba kandi akatudahira, akatwuhirira umukumbi. Abaza abakobwa be ati, ari he? Niki gitumye musiga uwo mugabo? Nimumuhamagare tumufungurire. Mose yemera kubana n'uwo mugabo, ashingira Mose umukobwa we Zipora. Abyara umuhungu, se amwita Gerushomu. Ati, nari umusuhuke mu gihugu kitari icyacu. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, turagushima muri kano kanya kubw'ijambo ryawe. Nowe nyiri ijambo, uduhaye ijambo ryawe kugira ngo twebwe ndetse n'abarikurikiye twese hamwe tubashe guhabwa umugisha kandi dushobore kwakira ubwenge n'imbaraga bivuye kuri wowe. Ndakwinginze kugira umuntu wese uzakurikiranije ijambo, Mwami umuhe imbaraga zawe, umuhe ubushobozi bwawe, ufungure amatwi y'umutima wiwe. Kandi Mwami ndasenze ngo umutima we ube ubutaka bwiza butarimo amahwa, butarimo imikeri. Umuhe Mwami kwakira ndetse no kugirirwa umumaro n'iri jambo, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo rivuga ngo impinduka z'ibihe. Yesu ashimwe. Ariko kugira ngo twinjire ni ijambo bizadusaba kuganira mu bice 2. Iki ni igice cya mbere, tugiye kuganira ku buzima bwa Mose, hanyuma dukomeze tuvuga uburyo ki ibihe bihinduka. Uyu mugabo Mose turatangira tubabwira amateka y'ubuzima bwiwe. Mose yavukiye mu gihugu cy'Egiputa mu gihe Abisirayeli bari abaretwa kwa Farawo. Muraza amateka y'uburyo ki Abisirayeli bageze muri Egiputa bajyanwe na Yosefu wabanje kuba umutware, hanyuma agatumira ise Yakobo hamwe na bene se ndetse na mwene nyina Benyamini. Hanyuma bakaba muri Egiputa bafite buri kimwe cyose, bafite uburenganzira, batuye i Gosheni. Igihe kimwe biravuga ngo himundi mwami utarigeze kumenya Yosefu. Uyu mwami atangira kugirira nabi Abisirayeli. Aravuga ngo reka tubashakire ubwenge, tubatoteze kugira ngo batazakomera, bakagira imbaraga, bakatuyobora muri kino gihugu. Rero kugira ngo ashobore kubarwanya, yahereye kuri strategie yo kwica urubyaro rwabo, yo kwica abana bavutse. Ashyiraho amategeko, aravuga ngo uhereye umunsi wa none, ababyaza nimuzajya mujya kubyaza umugore umuheburayo kazi, mukabona abyaye umwana w'umuhungu, mujye mumufata mu munige mumwice. Ntimugakundire umuheburayo yuko abyara umwana w'umuhungu hanyuma ngo abeho.
amaze gutanga iryo tegeko n'iyo gahunda, biravuga ngo umwuka w'Uwiteka, imbaraga z'Uwiteka zishyira igitutu ku babyaza b'Abanyegiputakazi. Imana ibabuza cyangwa se ibangira kwica abana bo ngo b'Abaheburayo. Farawo agiye kureba asanga abana b'Abaheburayo baravuka umunsi ku wundi kandi barakura, ntago bicwa. Ahamagara ababyaza, arabwira mwababyaza mwe, niki gitumye musuzugura itegeko ryanjye mukabyaza Abaheburayo hanyuma bakabyara abana b'abahungu mukabareka bakabaho? Ababyaza babwira Farawo bati bari abagore b'Abaheburayokazi batandukanye n'abagore b'Abanyegiputakazi. Bo indiki bafata bifitemo imbaraga zidasanzwe, ntago bategereza umubyaza, ntago bategereza kujya kwa muganga, ahubwo ako kanya ujya kuhagera arangije kubyara. Rero ntacyo twakora kugira ngo dushobore kwica aba bana b'abahungu babyarwa n'Abaheburayo. Farawo amaze kubyumva, icyo yakoze ni kimwe, yahinduye strategy. Aravuga nimba bimeze uko nguko, reka noneho dushyireho amabwiriza n'umurongo ugenga ivuka ry'abana b'abahungu b'Abaheburayo kugira ngo badakura bagakomeza kugwira. Nubwo ngo yarazi neza yuko nakora iki ngiki, abana b'abakobwa nibavuka bakabaho, abahungu bakicwa, generasiyo iriho izashiraho, Abaheburayo basigaye mu gihugu basigaye ari abagore gusa, nta muhungu uzaburimo. Ubwo rero icyo gihe babakobwa basigaye bazarongorwa n'Abanyegiputa. Ubwoko bw'Abaheburayo buzaba bucitse burangiye, nta Muheburayo uzaba ugihari kuko nta mugabo n'umwe uzaba ukiriho. Yarabizi ngo uko byagenda kose ntabwo bizafata imyaka 100 abangaba ariho batarashira, bazasaza bashire babura babasimbura. Kuko niko bimeze muri iyi si. Iyo igihugu kitabyara, iyo ubwoko butabyara, buracika, igihugu kirashira. Kugira ngo igihugu gikomeze kibeho nuko kigira urubyaro, nuko kibyara. Iyo nta kubyara guhari rero igihugu kirarangira. Ibyo Farawo yarabyize neza, abona ko ari inzira nziza yo kurimbura Abaheburayo bagatsembwa bagashira ku isi. Rero ababyaza bamaze kumutenguha, akora strategy ya kabiri yo gushyiraho amategeko n'amabwiriza yo kwica buri mwana wese uvutse. Bashyiraho system imeze gutya, baravuga ngo uyu munsi wanone ko twamenye ko Abaheburayokazi bafite imbaraga zo kwibyaza bitagombeye umubyaza. Avuga ngo hagiyeho itegeko, buri Muheburayokazi wese uri mu gihugu cya Egiputa uzajya ubyara umwana w'umuhungu agomba kuza kumuripotinga mu nzego z'umutekano kugira ngo yicwe. Ibi rero natabikora hanyuma agafatwa, icyo azakorerwa ni kimwe, umwana azicwa, na nyina yicwe, na se yicwe, n'abari muri iyo nzu bose bicwe. Ariko Farawo arangije atekereza avuga ati rero ibi ngibi biroroshye, abo mu nzu imwe bashobora kujya inama bakavuga ati kama mbaye nidushaka tuzapfe, ariko ntago turi butange uyu mwana. Itegeko araryagura, aravuga ngo n'abaturanyi baturanye n'urwo rugo rwavukiyemo umwana w'umuhungu nibataza gutanga amakuru ngo baripotinga yuko ari umwana wavutse ntiyicwe, nabo tuzabica. Itegeko ryari rikomeye, bisobanuye neza ngo uri Umuheburayokazi wabyaye umwana w'umuhungu, washoboraga kwemera uri nyina ukagira impuhwe, ukavuga ngo uyu mwana sindi bumwice. Ariko umugabo wawe yavugaga ati madamu, nubwo ugize impuhwe ukaba wiyemeje gupfa, ariko njye ntabwo nemera gupfana nawe, kubw'izo mpamvu reka dutanga umwana. Ibyo byashoboraga kurenga, umugabo n'umugore bagasezerana bakemezanya yuko biteguye gupfa. Ariko abandi bo mu nzu baravuga ati reka tugende tubarege kugira ngo mupfe mwenyine, ejo tutaza kuzira ibyemezo byanyu. Iyo bitagendaga gutyo, abaturanyi ubwo barahagurukaga bakajya kugutanga. Byari bihe bikomeye, byari bihe bigoye. Muri ibyo bihe bigoye gutyo, muri ibyo bihe byahindutse biruhije, nicyo gihe Mose yavutse.
ababyeyi b'abaheburayokazi benshi batanze abana babo kugira ngo bicwe, atari uko batabakunze ahubwo bashaka gusova umuryango, kuko nibatabikora n'abahari bose baraza kwicwa. nta guhitamo ko ari guhari rero, kubwo kugira ngo bakize umuryango bemeraga gutanga umwana. Abana benshi baratanzwe, abana benshi barapfuye. Nicyo gihe Mose yavutse mu bihe bigoye. Biravuga ngo nyina wa Mose amubyaye abona uyu mwana ko ari mwiza. Iri jambo kubona risobanuye vision, risobanuye iyerekwa. Ntabwo ubu bwiza yabonye cyangwa se uku kubona yabonye ntabwo ari uburanga, ari beauty, ari finyore yabonye ku mwana ngo abone umwana arasa neza, gateye neza, gasa neza, hanyuma afate decision. Oya, Bibiliya ivuze iyerekwa cyangwa se kubona, iravuga iyerekwa uyu mudamu yagize. Uyu mudamu amaze kubyara uyu mwana w'umuhungu witwa Mose, amaso y'umukara afungutse, abona ejo hazaza h'umwana. Abona uyu mwana afite imbaraga zidasanzwe muri we. Abona uyu mwana niwe kazoza k'umuryango wa Isirayeli ejo hazaza. Abona mu bihe bizaza uyu mwana niwe uzafata Abisirayeli abakure mu gihugu cy'Egiputa. Abona kubohoka no gukurwaho ingoyi kw'Abisirayeli. Abona umuruho barimo, abona ibibazo barimo. Uyu mwana n'ufite urufunguzo rw'igisubizo cy'ubuzima bwabo. Amaze kubyitegereza, amaze kubibona, afata icyemezo. Aravuga ngo uyu mwana nimwica ndabanisha hazaza h'Abisirayeli bose. Uyu mwana napfa, iyerekwa ryose n'umugambi Imana ifite ku buzima bwacu urabupfuye. Uyu mwana napfa, icyizere cyose Abisirayeli bari bafite, amasezerano yose Imana yavuganye na Aburahamu na Isaka na Yakobo arabarangiye, kuko umwuzuro w'aya masezerano uri muri uyu mwana Mose. Ariko uyu mudamu ntabwo ashobora kubisobanurira Abisirayeli bose. Ntabwo cyari igihe cyo kubivuga. Yari kubivuga bakavuga ngo wavangiwe, yari kubivuga bakavuga urashaka kutwicisha. Icyo yakoze ni kimwe, yafashe icyemezo. Aravuga ngo uyu mwana ngiye kumuhisha. Ahamagara umugabo wiwe, ahamagara nabo mu nzu, baricara baravugana, ababwira iyerekwa yagize. Agati nkimara kubyara uyu mwana, marayika w'Imana yamanutse arazaranganiriza. Imana yahumuye amaso yanjye, mbona ejo hazaza h'uyu mwana, mbona imbaraga n'ubushobozi biri mu uyu mwana. Ni umwana udasanzwe, ni umwana ufite umugambi w'Imana mu buzima bwiwe. Rero biragoye kugira ngo tumwice. Barabyumva, barabyemera. Baravuga none twebwe ko tumaze kuganizwa n'Imana, tukaba tubyizeye, abasigaye ntabwo bashobora kubyumva. Dukora iki? Tubigenze gute? Icyo bari bagiye gukora nubwo imba strategy. Ndatekereza ko bafashe igipupe n'ibipupe byarabagaho icyo gihe, cyangwa se nda barafashe ikindi kintu runaka cy'igiti bakakibaza, barangiza bakagikorera maske, bakakigira nk'akabebe, bakacyambika utwenda tw'uruhinja, bagakora agasanduku, barangiza bakagamishamo icyo kintu. Kuko umudamu yari atwite byari bizwi, yagendaga mu nzira abantu bose bazi ko azabyara. Rero iyo bavuga ngo tubeshye yuko uyu mwana wavutse ari umukobwa, icyari kuba n'iki? Nuko inzego z'iperereza zari kuza zikavuga ngo muzane uwo mwana dusuzume turabe koko ari umukobwa. Basuzuma bagasanga ni umuhungu. Rero ntabwo byashobora ko babeshya ko ari umukobwa. Icyo bakoze ni kimwe, bahamagaye abaturanyi babwira ngo twabyaye umwana w'umuhungu, ariko mu mahirwe make yahise apfa, yapfuye, none mudufashe mudutabare tujye gushyingura. Bafata cya kintu babeshye ko ari umwana, bacyambika imyenda bashyira mu gasanduku, barangije baraterura, abaturanyi baraza n'abandi bose baraza, bajya gushyingura, bakora ikiriyo yuko umwana wavutse yapfuye. Bisobanuye neza ngo
abaturanyi bose n'inshuti z'umuryango n'abaheburayo bose muri rusange n'inzego z'ubutasi zose za Egiputa zose zafashe cyangwa zakire information y'uko umuryango wo kwa runaka wabyaye umwana w'umuhungu ndetse bamuhaye n'izina yiswe runaka yapfuye ndetse naho yashyinguwe ngahariya n'igituro gishyirwaho. Ariko mu kuri hari harimo ikindi gitandukanye n'umwana. Uko niko bafashe wa mwana muzima wari wasigaye bamushyira mu nzu baramuhisha. Yesu ashimwe. Biravuga ngo bamara amezi 3 bahisha uyu mwana. Nta n'umuturanyi wari uzi ko muri iyo nzu harimo umwana. Ariko umwana arakura. Bageragezaga guhishijwe igiwe bakageza uko bishoboka byose ngo atarira, bakagerageza kumuhindura ku isaha, bakagerageza kumuhibere. Nuvuga ngo hariho buri segonda hagombaga kuba hari umuntu uri ruhande rwiwe. Bagombaga guhora basimburanwa. Nyina asohotse umurezi yagombaga guhita yinjira ko kanya na bibero kugira ngo umwana nimba akangutse gato bahita bamucomeka ikintu mu kanwa ataza kurira, bahita bamuhindura ko kanya ataza kurira. Habayeho urugamba rutoroshye rwo guhisha uyu mwana. Biravuga ngo amezi 3 arangiye bananirwa guhora bamuhisha, birabananira. Baravuga rero ibingibi ntabwo bizashoboka, ntabwo umwana tuzamuhisha ngo bikunde anytime. Kubera iki? Habaga hariho inzego zibanga zishinzwe gukomeza zizenguruka zineka zishaka amakuru ko nta mwana w'umuhungu wabuhishwa ahantu runaka. Ibyo rero byatumye bavuga bati turamuhishe nibyo, ariko igihe kizagera dufatwe, nidufatwa twese tuzicwa. Barananirwa. Amezi 3 yari menshi. Barananirwa. Bamaze kunanirwa bigira inama avuga ngo niba ari Imana yavuganye natwe, niba ari Imana yavuze hejuru ubuzima bw'uyu mwana, ibisigaye izimenye uko izigenza. Biravuga ngo baragenda bafata akato bamubohera gatete, barangije bakabohesha ibumba gitwa ubushishi rirafata. Hanyuma bafata wa mwana bamuryamisha muri kakato, bamujyana ku mazi aho umukobwa wa Farawo yazaga kwiyuhagirira. Hanyuma biravuga ngo mushiki waragenda hagara hirengeye kugira ngo arebe ibiri buze kuba kuri uyu mwana. Ahagaze ahirenge biravuga ngo mu gihe cyase mu masaha yo koga k'umukobwa wa Farawo aramanuka aza kuri wa mugezi. Atangiye koga, akato karimo kazenguruka mu mazi, amazi yakajyanaga iburyo akakagarura ibumoso. Bari bakoze ibishoboka byose kugira ngo kano kato bakahomeshe ibumba amazi adatobora ngo asange umwana mw'imbere. Uko amazi yakomeje kuzengurutsa umukobwa wa Farawo n'akakato, arirukanka, barebye babona n'umwana. Ariko ako kanya ubwiza bw'Imana bwayerekwa marayika yahaye nyina wa Mose akimubyara kugira ngo atamwica, ryahise riza ku buzima bw'umukobwa wa Farawo. Ariko we ntabwo ryaje riyerekwa rimwereka yuko uwo mwana ari uzahindura amateka y'Abanyegiputa, ahubwo y'Abisirayeli, y'Abaheburayo muri Egiputa. Ahubwo yabonye ubwiza budasanzwe, agira igikundiro kidasanzwe k'uyu mwana. Aravuga ngo uyu mwana ngiye kumufata murere mugire wanjye. Uko niko yafashe wa mwana, aramuterura, aramuzamukana kugira ngo amurere, amugire umwana. Ako kanya mushiki wa Mose yarahagaze ahantu ku musozi ahantu hirengeye arimo kureba. Ahita aza yiruka asanga wa mukobwa wa Farawo, amubwira ati waruzi n'ibindi, nakubonera umugore wo mu Baheburayo kazi wakurerera uyu mwana nk'uko ubishaka ukamuha akazi. Ambwira wamubona, genda umuhamagara aza ahangaha. Mushiki wa Mose arukanka aragenda amagana nyina wa Mose ambwira ngo ngwino hari akazi kabonetse. Ahageze cyane umukobwa wa Farawo ambwira ati mbwira uzikorera abana neza. Ati ndabizi, none uyu mwana muguhaye ushobora kumunyonsereza nka mama wiwe. Nabikora.
wamurera uku nuku nuku nuku, nabikora. Kugeza ku gihe cy'imyaka 2 atagikeneye konka no kugenza gute, hanyuma wowe ukitahira ati byose nabikora. Amubwira ati it's okay, ibihembo ukeneye nangahe, naya. Icara hano urebe uyu mwana, imyaka 2 nishira nzagwa ibihembo byawe, hanyuma nurangiza utahe umumpereze. Ugomba kumurera nk'umukozi, ni jyewe mama wiwe. Ati rwose ndabyemera neza. Uko niko nyina wa Mose yicaye kwa Farawo ibwami, aba umukozi wo mu rugo urera umwana, ariko ari nyina. Hallelujah. Reka nkubwire ngo iyi Imana igufiteho umugambi, ishyira inzira ko zitari. Itegeko ryatangiwe ibwami mu rugo kwa Farawo yuko abana b'Abaheburayo b'abahungu bagomba kwicwa, ariko Mose avutse Imana ikora ikintu kidasanzwe, imukura mu Baheburayo aho agomba kwicirwa, imujyana ibwami aho itegeko ryatangiwe, abari hajya kurererwa, abari hakurira. Akuraga ibyo kurya by'ibwami, akura yoga amazi y'ibwami, akura arinzwe n'ingabo z'ibwami, ingabo zishinzwe kwica abana b'abahungu b'Abaheburayo nizo zari zishinzwe umutekano wa Mose kugira ngo atagira ikibazo na kimwe ahura nacyo. Icyo nicyo nkundira Imana. Hallelujah. Niba ufite Imana mu buzima bwawe, amategeko y'isi ntacyo avuze. Niba ufite Imana mu buzima bwawe, aho itegeko riva ryo kukwica, no hafi irindi tegeko ryo kukurinda. Izi riturukamo ibibazo, ni nayo ziriturukamo ibisubizo. Nubona umuryango ukingutse wuzuyemo ibyago n'amakuba, ariko ukaba ufite Imana mu buzima bwawe, menya neza ngo Imana ishobora gufata uwo muryango nyine, ntabwo ikeneye uwundi, uwo nguwo niwe ikeneye kugira ngo izane ibisubizo, iprovidinge ku buzima bwawe. Nyina wa Mose wari ufite ubwoba ko ari bwicwe n'ingabo zo kwa Farawo zimwara kwa bya mwana w'umuhungu, nizo zari zimurinze. Iyo nyina wa Mose yahagurukaga agiye ku isoko ajyanye n'akana gahetse ku mugongo, yabaga agiye mu igare ryo kwa Farawo afite ingabo zimugose iburyo n'ibumoso, bacunze nta n'isazi yamwegeraga, kandi izo ngabo nizo zari zishinzwe kwica abana b'abahungu. Nguko uko Imana ikora. Hallelujah. Uyu munsi ariko twazindutse kubabwira impinduka z'ibihe. Yesu ashimwe. Ariko ntabwo twababwira impinduka z'ibihe ku buzima bwa Mose tutabanje kubereka uko ubuzima bwe bwaje, n'ibihe yajemo, n'ibihe yavutsemo. Yavutse mu bihe byahindutse. Mose arakura, amaze gukura akwije imyaka 2, nyina bamuhemba ibyo bagombaga kumuhemba byose, hanyuma baramusezerera aritahira. Mose yinjira mu gituza cy'umukobwa wa Farawo, yicara ku meza ya Farawo, asangira n'abana b'ibwami, yinjira mu mashuri y'ibwami, akura ari umwana w'umwami. Yakuze atagendera ku mategeko n'amabwiriza ya bene wabo b'Abaheburayo. Bene wabo b'Abaheburayo bari abacakara, bakoreshwaga uburetwa ijoro n'amanywa. Reka nkubwire, inshuro nyinshi njya nkunda kubwana nkabwira ngo nta mbata ibohora iyindi mbata, nta mucakara ubohora undi mucakara. Niba uri umucakara ukenera umuntu ufite amavuta y'ubwami kugira ngo abohore ubuzima bwawe. Niba uri imbata ukenera umuntu uriho amavuta y'ubwami kugira ngo agutabare, kugira ngo akubohore. Yesu ashimwe. Ntabwo imbata ishobora kubohora indi mbata, kandi bohe ntiyibohora. Niyo mpamvu kuko Imana ifite umugambi wo kubohora Abisirayeli ikoresheje ubuzima bwa Mose. Ntabwo Mose yagombaga gukura nk'imbata, ntabwo yagombaga gukura nk'umucakara, ntabwo yagombaga gukura mu buretwa bwa bene wabo. Imana yamuvanye mu buretwa imujyana ibwami kugira ngo akurire ibwami, yoga amazi y'ibwami, arye ibyo kurya by'ibwami, yambara imyambaro y'ibwami, yiga mu mashuri y'ibwami. Mose yakuze ari umwana w'umwami, ntabwo yakuze ari umucakara. Imana yarahinduye
nubwo yavutse ari umucakara ariko yakuze nk'umwami, amavuta y'ubwamanuka yacura ubuzima bwiwe. Mose yinjira mu ishuri atozwa kuba umwana w'umwami, atozwa kuzaba umwami, atozwa kuzasimbura Farawo ku ntebe y'ubwami. Ibi ngibi byari biri mu mugambi w'Imana. Imana yarateganije neza yuko Mose nakwiza imyaka 40 azahinduka umwami wa Egiputa. Yamara kugera ku butegetsi agahita ahindura amategeko yose Egiputa yagenderagaho, agakuraho amategeko yose Farawo yari yarashyizeho yo gukandamiza no kugira nabi ubwoko bw'Abaheburayo, agashyiraho amategeko afavoriza Abaheburayo, ndetse agatanga n'itegeko ry'uko Abaheburayo basohoka bakava mu gihugu cya Egiputa bakerekeza i Kanani, ndetse yagombaga gushyiraho n'ingabo zibarinda, ndetse akabaha sapoti yo kurwanirira cyangwa se yo kurwanira igihugu cyabo kugira ngo babone gakondo. Uko niko Imana yari yarabiteguye. Mose arakura ategurirwa kuba umwami, arazamuka, ariga, aratozwa, yambara neza, yigishwa igisirikare, arazamuka hinduka umujenerali, yigishwa imico yose ya Egiputa, yigishwa iby'ubwenge, iby'ubushobozi buhambaye, ibyo gukoresha imbaraga zo mu buryo bw'umwuka, yigishwa inyigisho zose zirebana n'umuntu ugomba kuba umwami, kandi umwami w'igihugu gikomeye, igihugu nka Egiputa. Egiputa cyari igihugu gifite imbaraga mu buryo bwose, imbaraga muri ekonomi, imbaraga muri regiyo, imbaraga muri politike, imbaraga mu gisirikare. Egiputa cyari igihugu gikomeye kurenza uko Amerika ikomeye umunsi wa none. Nicyo gihugu cyari kiyoboye isi. Rero kugira ngo uzabe umuyobozi w'igihugu nk'icyo ngicyo muri icyo gihe, byasabaga ko ufite ubushobozi buhambaye mu rundi rwego. Ntabwo bashoboraga gutoragura umuntu wari wese mu nzira ngo bamuhe uburenganzira bwo kuyobora igihugu nk'iki ngiki. Rero Mose yatojwe abaho nk'umwami, akurikiranwa nk'umwami, nk'umuntu uzayobora iki gihugu gihambaye ku isi. Igihe cyari kigeze rero kugira ngo ahinduke umwami wa Egiputa. Icyo gihe kigeze, ibyabaye nibyo twasomye dutangira ijambo. Ubwo twatangiraga niryo jambo twatangiriyeho turimo gusoma. Hari hageze ku munsi yagombaga guhererekanya ububasha, akinjira ibwami, agahabwa intebe y'ubwami, akimikirwa kuba umwami w'Egiputa. Icyo gihe kigeze, biravuga ngo arasohoka ava ibwami yerekeza aho bene bari. Iyo yari teste. So rero ahangaha niho mpagarikiye muri kino gice cya mbere. Mu gice cya kabiri nzabaganiza cyangwa se nzababwira ukuntu ibintu byahise bihinduka, kuko umutwe w'ijambo ryacu bavuga ngo ibihe birahinduka. Haleluya. Muri iki gice cya kabiri kizakurikira iki ngiki, nzababwira ageze ku munsi wo kuba umwami wa Egiputa, igihe harimo hategurwa imihango yo kumwimika, uko ibintu byahise bihinduka. Nicyo tuzagana mu gice gikurikira. Imana ibahe umugisha. Ndabasaba kujya kino gice muzagikurikire. Reka dusenge turangiza. Data mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, saba umugisha umuntu wese wakurikiye rino jambo. Sengera umuntu wese mwami wumvishe kino gice cya mbere ndetse n'uzareba igice cya kabiri. Reka ikiganza cyawe, reka imbaraga zawe, reka ubushobozi bwawe, reka mwami gukora kwawe kube hejuru y'ubuzima bwiwe. Ndasenze mwami kugira ngo umuntu wese uri mu bihe bigoye, uri muri kondisiyo nk'izo Mose yavukiyemo, wohereza imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe kugira ngo umutabare. Mwami umuntu wese urano yarafitiye ibyago, uhamwoherereza uburinzi nk'uko wabuhaye Mose mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen.